byiza kuri wese mu kurikira Kigali News. Ndagusuje kandi ngo wahe ikaze mu makuru kandi mboneyeho n'umwanya wo kwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora umunsi ku munsi. Kuri ugeze hano bwa mbere tuguhaye ikaze kandi turakwizeza ko ugeze ku isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu karere ka Muhanga ho mu ntara y'Amajyepfo habereye ibitangaza bikomeye cyane, aho umuvuzi gakondo yakoze ibitangaza maze aca agasuzuguro abatuye akarere ka Muhanga bamukurira ingofero. Ushobora kubaza se uyu muvuzi gakondo yaba yavuye he? Mbese yaba ari nde? Ese yaba aturuka he? Ese yaba yakoze ibiki byatumye benshi abanyamuhanga bemera abandi bakagira ubwoba bukomeye ndetse no guhamuka? Ibi byose kabyo tugiye kuza tukuvira imuzi n'umuzingo nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudahwema twika ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba ko wotera inkunga yawe uyu munsi ukaba wareba munsi y'ano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ukakanda, haza n'akazogi ukakandaho, maze ukabemeje ko uzahora ukurikiye Kigali News by'iteka ryose. Munyemere twihuse cyane nk'uko nakomeje mbikubwira, twerekeze mu karere ka Muhanga aho humvikanye ibitangaza ariko bikanatera ubwoba abatari bakeya, abandi bagakurira ingofero umuvuzi gakondo wagaragaye hano mu karere ka Muhanga. Mu ijoro ryo kuwa 15 rishyira kuwa 16 Werurwe umwaka wa 2024 nibwo mu karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga habereye ubujura buteye ubwoba, maze bacucura iduka ry'umucuruzi wacuruzaga ibicuruzwa bijyanye n'ubukanishi bikoreshwa mu gukanika ibinyabiziga, maze baricucura ku buryo bukomeye. Uwo mucuruzi abyutse yasanze iduka rye ryatikiye ndetse nta kintu kirimo, maze yigira inama zo kuba yagaruza ibi bintu, aho yashatse umuvuzi gakondo maze akaza kuba yamukorera ibitangaza, abanyamuhanga bose bakamukurira ingofero ndetse abandi bakavuga ko uyu ari we waburaga mu karere ka Muhanga, dore yuko ngo bajujubijwe n'abajura. Bamwe mu bakorera mu mujyi wa Muhanga umudugudu wa Ruvumera mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye batunguwe no kubona bimwe mu bicuruzwa byari byaribwe. Umucuruzi witwa Ishimwe Faustin wacuruzaga ibikoresho bakoresha bakanika ibinyabiziga byaje kuba byagarurwa nyuma y'iminsi igera kuri 3 yose byaribwe. Ishimwe Faustin w'imyaka 28 yatangaje itangazamakuru ko nyuma y'uko bamwibye mu ijoro rishyira kuwa 16 aho yibwe ibikoresho bigiye bitandukanye atamenya baba baramwibye, ndetse agahamya ko habayeho akagambane bashaka kuba bamusubiza hasi cyangwa se bashaka kuba bamujyana mu bukene, maze akaza kwigira inama akaba yarashatse umuvuzi gakondo kugira ngo hacika ku kagambane, dore yuko ngo kuri iryo duka rye n'ubundi hasanzwe harara abantu benshi bashinzwe umutekano. Mu magambo yagize ati naratashye nk'ibisanzwe nsiga mfunze iduka ryanjye, mu gitondo nibwo bambwiye ko bahishe maze bica urugi, maze binjira mu nzu mu ijoro rishyira kuwa 16 maze biba ibintu bigiye bitandukanye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu gukanika maze barabitwara. Igitangaje ni uko aho hantu hahora hagoswe n'abazamu bahari ayo mabutike atandukanye, ndetse akaba ari abazamu benshi, hakaba hari kwibazwa icyo kuri ubu ngubu abo ngabo bari barimo barakora. Akomeza avuga ko uyu muvuzi gakondo yamuhawe n'umushoramari w'i Kigali asanzwe ajya kuranguriraho, akavuga ko yamwishyuye amafaranga agera ku 650 kugira ngo amugarurize ibyo bamwibye. Mu magambo yagize ati nkimara kuhagera nahamagaye umuntu w'i Kigali andangiriye umuvuzi tuvugana amafaranga 650, numva ko bitagaruka, ambwira ko nzamwishyura nibigaruka. None byagaruwe harimo ibyuma bikoresha mu gukanika ibinyabiziga bifite agaciro ka miliyoni zirenga 4 byagarutse, ndetse akomeza atangaza ko kuri ubu ngubu yishimye kandi ashimishijwe no ku bikoresho bye byaje kuba byagaruka.
umuvuzi gakondo Nsengimana Claude akaba yatangarije itangazamakuru ko akomoka mu karere ka Rusizi ariko atuye mu karere ka Karongi, aho hari umuntu wamumurange cyangwa se wamuhuje n'uyu musore aho atuye i Kigali, maze baravugana bemeranywa amafaranga ndetse amubwira ko nta kibazo cy'amafaranga we afite kuko azamwishyura ibintu bye byagarutse, yamaze kubona ko ibintu akora bikora cyangwa se binakora abizi neza. Ibicuruzwa bye mu rukera rwo kuri uyu wa 18 Werurwe 2024 yaje kumuhamagara amubwira ko ibicuruzwa bye bari baribye byose byagarutse. Ati ubusanzwe nkomoka mu karere ka Rusizi nkaba ntuye ariko mu karere ka Karongi. Uyu mugabo twahojwe n'ikibazo yagize bakamwiba ariko tuza guhuzwa n'umuntu ukorera i Kigali, aho twaganiriye rero ambwira amafaranga ndetse muca amafaranga nkeneye kugira ngo mugarurize ibintu bye, gusa mubwira ko azayama nibigaruka kuko ngiye ibintu nkora mbizi neza, aho yari afite impungenge yuko nshobora kuba ndi umutubuzi. Yakomeje avuga ko ubushobozi afite ari ubwo kugarura ibintu byibwe, naho ibindi bisaba imiti akaba atabizi kuko bisaba abandi bavuzi. Kandi akomeza atangaza ko ubwe ari umuvuzi, ahubwo benshi bamufata nk'umupfumu ariko atari ko bimeze kuko ubusanzwe we ari umuvuzi. Akomeza agira ati abaganga baratandukanye ndetse abaganga turatandukanye cyane, ariko ngende umuvuzi ntabwo ndi umupfumu, kandi nasanze sogokuru abikora nanjye ndabikora, nta miti yo kubazana mfite, binsaba kwifashisha sogokuru akabagaragaza uko nanjye ubwo bushobozi ntabwo ndagira. Bamwe mu baturage bavuga ko kugarura ibi bicuruzwa bigiye kuba byabacira agacyaho cyangwa se bigiye kuba byatera ubwoba abajura bari barabazengereje dore yuko baryamiraga amajanja. Bakaba bagize bati nibura kugarura ibicuruzwa biraza guca intege abasanzwe batwiba ndetse bari baratuzengereje ku buryo bukomeye cyane. Musana Emmanuel avuga ko abajura iyo baza kugaragara byari kurushaho kuko n'ubundi byari kubereka ko abaturage babarakariye. Uyu muturage yagize ati icyo twifuza nuko abajura bari bibye ibyo bintu nabo bagaragazwa maze bakaza hano tukabareba ndetse bakaza kubona ko dufite uburakari bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu kandi ntabwo aramenyekana barebye ibi bicuruzwa ndetse akarimo kwibazwa umuntu waba warabyibye. Bimwe mu byo twabonye uyu muvuzi ndetse bimwe mu byo twabonye uyu muvuzi yari afite akaba ari ibintu bigiye bitandukanye ndetse akaba yari afite ibikoresho bigiye bitandukanye. Uyu muvuzi akimara kumenya ko ibi bikoresho byagarutse, ubwo bamuhamagaraga yahise azamuka maze aza kuri iduka. Bamwe mu baturage badutangaje bimwe mu bikoresho yari afite, aho bavuze ko babonye yari afite inzoka nzima igenda, afite n'ingona yumishijwe, agacuma n'inkoni we yemeza ko akubita uwibye ibikoresho cyangwa se ibintu maze agahita abigarura vuba na bwangu. Abakorera muri uyu mujyi babwiye itangazamakuru ko icyahima abajura bari muri uyu mujyi wa Muhanga bajya bagaragazwa n'ubufindo nk'ubu ngubu cyangwa se ubuvuzi bwa gakondo, nibura bagacika ku ngeso yo kwiba, dore yuko ngo bakomeje kuzengereza uyu mujyi wa Muhanga kuko ntawe ukiryama ngo asinzire kuko abazi ko imitungo ye iri buhatikirire cyangwa se imitungo ye iri buhagendere ako kanya ahumbije gatoya. Ni nangaga dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugubwa neza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda.